urabizi tujya mu bijyanye n'imitekerereze nyirizina kugira ngo bifashe benshi. Wigeze wumva ugize ugutekereza kubi mu buzima bwawe bwa buri munsi? Wenda biranakugora gutekereza mu buryo bwiza ngo uhindure izo ntekerezo zawe mbi. Iki ni ikibazo rusange kandi kigira ingaruka kuri benshi muri twe. Icyakora ngo birashoboka guhangana nacyo kandi tukakibonera umuti. Tugiye kureba ingero 5 z'ibitekerezo bingo byizana mu bwonko bwacu nk'uko abanga mu mitekerereze bagenda babivuga. Bishobora kutoroha kumenya uko wabigenza ngo ukumire ibitekerezo bibi bikuzamo cyangwa ngo bibuze kuba bibi kurushaho no kukugumamo, ariko hari uburyo wabigenza nk'uko mu nkuru yanditswe ku rubuga The Law of Attraction babivuga. Icyambere ni ngombwa kumenya impamvu intekerezo mbi, ibyo bita negative thoughts, zituzamo ndetse n'ingaruka bishobora kutugiraho. Ese ni impamvu iki tugira intekerezo mbi? Impamvu zo ni nyinshi zatuma ugira intekerezo mbi. Harimo nko kuba ukikijwe n'abantu bagira bene izo ntekerezo, inshuti zawe zigupinga cyangwa se zitekereza hafi aho uba, cyangwa se uburyo wibona nuko wiganiriza ubwawe kwa kundi umuntu yiganiriza ubwe ndetse n'amateka yawe. Abantu rero bamwe bibaho ko ibitekerezo bibi bibazamo kandi bakabura uko babigenza ngo bigobotura umujagararo w'ubwonko n'umuhangayiko, ibyo bita stress and anxiety. Byo mbere bishobora kuzamura urwego rw'intekerezo mbi. Ngira ngo twabikomojeho tuvuga ku by'imbuga nkoranyambaga, noneho tugiye muri rusange. Impamvu nuko ngigiye ujagaraye mu bwonko ufite stress cyangwa se uhangayitse, kenshi haba hari ibyago byinshi kurutaho byo kurebera ibintu mu ruhande rubi, hanyuma bikagutera gutekereza ibi bishobora no kurusha ibindi. Intekerezo mbi rero ngo zishobora kubaho igihe wumva uri hasi cyangwa se wagize umunsi mubi. Hamwe umuntu azinduka afite umushiha, avuga nabi nyuma kandi yumva nta wamwegera. Ibi rero bishobora gutuma wiyumva nabi, witekerezaho nabi, ukishinja amakosa maze ukizamuriramo ibibi bikwerekeye. Iyo bikomeje rero kuba bitya buri munsi, bikugeza kuri depression cyangwa agahinda gakabije. Bikaba bishimangira impamvu ukwiye kwiga uko wakwigobotora ibitekerezo bibi. Muri izi ngero 5 z'ibitekerezo bibi byizana mu bwonko bwacu, mbere y'uko wenda tuganira uburyo bwo kwigobotora ibitekerezo bibi bituzamo, ubanza ari byiza ko umuntu kurushaho kuba twaganira ku bwoko butandukanye bw'ibitekerezo bibi bituzamo tutabigennye. Usanga turi benshi duhuriyeho. Izi ni ingero kandi zishobora no gutandukana bitewe n'umuntu ku giti cye, ariko wasanga nawe hari ubwo bimwe bikubaho. Niba atari byose, ni byiza ko wabimenya ukabitahura bikikubaho kugira ngo umenye uko ubyitwaramo, uko birwanya bwango bitakubira kugiraho ingaruka. Ubundi hari ikintu bita gutekerereza abandi, ibyo bita mind reading. Bumwe mu buryo bwo gutekereza nabi butubaho ni ugutekereza abandi tukaba nk'aho twasomye intekerezo zabo. Aha ni igihe mu buryo tutazi dutekereza ko tuzi icyo abandi batekereza. Urugero, kuba wohereje nk'umuntu ubutumwa ukibwira ko yabusomye akabwirengagiza. Gutekerereza umuntu nabi ni nko gutekereza uti ahari yirengagije ubutumwa mwohereje kuko andakariye. Aha ni igitekerezo kikuzamo igihe wibwira icyo runaka atekereza nyamara atigeze ubwe akubwira uko yiyumva. Ibi rero ngo bishobora kwangiza kuko ngo ushobora gutangira kwishyira hasi kandi ukihunza unajya kure y'inshuti cyangwa se abagize umuryango wawe kubera ikintu utekereza nyamara kitari ukuri. Uramutse wize kureka guhita ufata imyanzuro, ahubwo ukiga kubanza kubaza abantu uko biyumva, byakukiza stress nyinshi ugira zitari ngombwa. Sawa kandi ko gutekereza abandi ntitukagira ngo buriya yansuzuguye gute se? Ikindi noneho hari kwishinja amakosa no kwicira imanza. Ubwo ni bya bitekerezo, urugero rw'ibitekerezo bibi. Ubundi bwoko bw'intekerezo mbi ni ugutekereza kwishinja amakosa, ari nako kwicira imanza, ibyo bita guilty thinking. Aha ni hahandi mu nkoranyamagambo yo mu bwonko bwacu hahoramo ijambo nakabaye, nagombye cyangwa se yaba, iyo menya n'andi. Igihe dutekereza ku makosa cyangwa se ibintu twakoze, nubwo ubizi ko
utahindura hahise cyangwa se ngo usubize ibi inyuma, ntibibuza intekerezo zigusubiza inyuma ku byabaye, kandi bikadufata igihe tubitekereza. Abantu rero mu busanzwe bagira kwishinja amakosa igihe cyose bagumije intekerezo ku makosa bakoze. Urugero, uravuga uti nakabaye nagiye muri siporo uyu munsi, hanyuma ibi bikaba byagutera kumva wishinja ikosa ryo kuba utakoze siporo, bigatuma utangira kwishyira hasi mu ntekerezo. Nyamara ahubwo aho gutekereza utyo wishinja ikosa, wakavuze uti sinagiye muri siporo uyu munsi ariko ntacyo bitwaye, nzajya ejo. Gariti, muri kubyumva? Ibindi bitekerezo, urugero rw'ibitekerezo bibi cyangwa harimo kubona uko ibintu bizagenda kandi ntawe umenya iby'ejo. Ibi byitwa fortune telling mu rurimi rw'icyongereza. Bikaba uburyo bw'intekerezo zikuzamo aho utekereza ku kibi kiruta ibindi gishobora kukubaho. Iyo wibanze ku bintu cyangwa se ibihe bizaba mu nzagihe, kenshi bishobora kugutera gutekereza ibibi, ukibwira ko hashobora kubaho ikintu kibi. Urugero, wagenda mu kizamini cy'akazi cy'amagambo, job interview, wavayo ugatangira gutekereza aka kazi ubanza atari akanjye, n'ukuntu abandi bari bahari bari bambaye neza n'imodoka bajemo. Urabona, utangiye gutekereza no guhangayikishwa n'ibintu bibi bishoboka kandi bitaranaba. Ibi rero ni bibi kuko ngo bishobora kukubuza guharanira intego zawe, ndetse ukareka kwiyemeza ibikomeye bimwe bita gutekinga risk no kwigirira icyizere. Fortune telling rero ishobora kugira ingaruka zikomeye ku cyizere wigirira, self esteem, mu gihe ikintu cyiza kiruta ibindi wakamenya ari uko ntawe umenya iby'ejo, kandi ejo hazaza hashobora kutuzanira ibyiza byinshi, bityo hakaba hadakwiye kuguhangayikisha. Icyakora ibi ntibyoroshye nk'uko wenda ushobora kubyumva, cyo kuba ahangaha rwose ntekereza ko niba ibi byajyaga bikubaho, ibyo rwose ni intekerezo mbi pe. Ikindi ni ukwigereranya, ibyo bita comparison. Mu isi ya none bishobora kukoroha cyane ko twigereranya n'abandi, cyane cyane bitewe n'imbuga nkoranyambaga imwe navuze. Buri wese uyu munsi ashyira upload amafoto, ibi nabigarutseho, ntago ari na ngombwa ko nongera kubisubiramo. Bikaba byakuzana n'agahinda gakabije n'iki. Byo nabigarutseho rwose. Ikindi ni ugushinja abandi amakosa. Izi ni intekerezo mbi zikunda kuza mu bantu, ni ugushinja rubanda rundi amakosa, ibyo bita blaming. Ni hahandi wishinja cyangwa se ugashinja abandi amakosa ku byabaye. Rero bishobora gutuma wumva ubwawe ntacyo ushoboye, ndetse ubwawe utaragenewe gutsinda mu buzima, ko uri failure. Kandi iyi ni imwe mu nzira zimwe zikomeye zitera agahinda gakabije, nta kabuza. Ku rundi ruhande, ushobora kubona ko ushinja abandi amakosa yateye ibibazo ufite, aho kumva ko wasa nufata inshingano ukumva ko byanga bikunda ibikubaho, nuko ubyakira ubigiramo uruhare. Nanone kwemera buri gihe bikoroheye ko uri umunyamakosa ntibizagufasha. Ukwiye kurekera aho guhora wishinja amakosa. Uko wabigenza rero ngo wigobotore izi ntekerezo mbi, twihuta cyane, iminota yatujyanye. Tumaze kureba rero hamwe mu bwoko bw'intekerezo mbi zikunda kutuzamo kenshi, reka noneho tuganire ku bintu wakora. Ibi ntibivuze ko uzahita wigobotora intekerezo mbi ntizongere kuba. Icyambere, kwitekerezaho utuje nta kirogoya, ibyo bita meditation. Ibi birafasha cyane, bigufasha kukugarura mu bihe, kandi bishobora no kuba inzira nziza wakoresha igihe uri mu bihe bituma intekerezo mbi ziza mu mutwe wawe. Iyo uri muri meditation, ntabwo ibitekerezo bibi hari ubwo bikuzamo, ariko urabireka bikagenda, urabimenya bihari, nyamara ntubyite, ahubwo ukibanda ku guhumeka kwawe. Ikindi, hindura uburyo bw'imitekerereze yawe. Iyo uzi ko ibitekerezo bibi bikuzamo, ushobora gutangira kugerageza kubihindura. Wenda ushobora kwibaza ubwawe impamvu ibitekerezo biri kuzamo, se nuko hari ikindi kintu cyabaye, se hari uburyo warebera icyo kintu mu rundi ruhande. Ubundi buryo wahindura intekerezo mbi ni ukugerageza guhindura uko wabonaga ibintu. Urugero, niba utekereza uti uyu munsi ndaza gutsindwa iki kizamini, ahubwo ugatekereza wati ndabizi ko mpangayikishijwe no kuba natsindwa iki kizamini, ariko nzi neza ko ningerageza uko nshoboye biraba bihagije. Shaka inshuti zigira ibitekerezo byiza, zikarebera ubuzima mu ruhande rwiza. Buranuza umva inshuti yanjye wo nkurikiye, uzirinde za nshuti z'abandi zirebera ibintu mu ruhande rubi.
izo rwose zikure mu mubare w'inshuti ufite. Ubundi urebe baba positive people. Wigeze ugira itsinda ry'abantu ry'inshuti zigushyira hasi mu bitekerezo cyangwa bafite ibitekerezo bise wabigeraho reka usanga wisanze nta kintu ugezeho, nta n'icyo, nta plan, nta kibi. Rero bishobora kugira uruhare ku buryo utekereza nuko ubona ibintu. Ni byiza rero kwegera inshuti nyine ziri positive. Ikindi, kora urutonde rw'ibyo wishimira, ushimira ibyo bita gratitude list. Ushobora kuba utari ubwa mbere wumvise ibi byo gukora urutonde rw'ibyo wishimira, kandi iki ni ikintu cyiza kubera impamvu zitandukanye. Iyo wanditse ibintu ushimira Imana, ibyo wishimira cyangwa ineza wagiriwe, bituma wibanda ku byiza biri mu buzima bwawe muri icyo gihe. Izi ntonde zimeze nk'umwitozo wo gushimira, gratitude exercises, aho witoza kwandika ibintu byiza no kuri wowe. Amugera utekereza ku byo udashoboye cyangwa wananiwe, ahubwo wiyibutsa imbaraga zawe n'ibyo ushobora kurusha ibindi, ndetse n'ibindi uzi bikomeye cyangwa se byoroheje wigeze kwiyemeza kandi ukabigeraho. Ibande kuri bya bintu byiza wiyiziho cyangwa wabwiwe. Urugero nko kuba uri umuntu wita ku gufasha abandi ndetse n'ineza wagiriye undi ejo hashize cyangwa ejo bundi, jya wandika ikintu cyiza cyose wiyiziho. Ibi rero ngo ushobora kubikora ubyutse cyangwa mbere yo kuryama, cyangwa ugatangira kwandika igihe cyose ibitekerezo bibi bikujemo. Ikindi ni ukwivugaho amagambo meza. Aho ngaho ukwiye kwirinda kwivugaho amagambo mabi ndetse no kwibwira nabi mu mutima wawe, kuko iyo wivuze neza ukabyimenyereza, ni ibintu bigufasha kwikunda kandi bikakuzamuramo imbaraga zo kwibona neza. Ibyo bisa self love and positive energy. Ibi rwose byagufasha igihe umunsi umwe igitekerezo kibi kikujemo, ushobora gukoresha nk'imvugo igira iti ndumva ameze neza kandi nzi ko nza kugira umunsi mwiza, cyangwa ndagerageza gusakaza ineza mu bandi ariko nanjye ntiyibagiwe. Uramuka ushoboye kubigenza utya, birashoboka rwose kugufasha kwigobotora ibitekerezo bibi bikuzamo byari bikugarije. Mwabyumvise inshuti zanjye?